Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba twagiye kubasubiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi kakanya keza twongera duhura tukiga ku ijambo ry'Imana cyane cyane ko ubu ngubu insengero zitari zafunguka umuntu aragira gutya akajya kuri social media kumva ijambo ry'Imana rimuhembura. Ni muri ubwo buryo rero Ayera Ministry nayo yabateguriye uwo mwanya mwiza kugira ngo mujye muza mu ijambo ry'Imana ribahumuriza umutima cyane ko ari umuryango w'ivuga butumwa rihembura imitima. Ubushize twize ku ijambo ry'Imana ryatubwiraga kuba maso kugira ngo dusanganire umukwe wacu Yesu Kristo nk'abageni bitegura nyine gusanganira umukwe wabo. Uyu munsi rero nabwo twabageneye irindi jambo tusanga muri Samuel wa 2 igice cya 5:17. Insanganyamatsiko iravuga kuyoboza Imana. Ntabwo twabasha kugenda muri urwo rugendo cyangwa kwitegura uwo mukwe wacu ariko tutabanjije kugisha inama Imana. Akaba rero ari muri ubwo buryo twatumiye umuvugabutumwa wacu uyu munsi turi kumwe na Evangelist Kanyiriho Darius, akaba ari we ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka n'ubundi tubitega amatwi turabakiriye. Murakoze Pastor Chantal, mwakoze cyane kudutumira kandi natwe tunejejwe kubana namwe muri ibi bihe kugira ngo tugire icyo dusangiza ubwoko bw'Imana mu gihe nk'iki. Nk'uko wari ubivuze turaganira ku magambo y'Imana turi buze gusanga ahantu hatandukanye bitewe n'umwanya n'utwemerera. Turi bwifashishe ijambo riri muri Samuel wa 2 igice cya 5:17 kugeza ku 22. Hari irindi jambo riri muri Samuel wa 3:6. Hari irindi jambo riri muri Ezra 8:21 no mu Ngoma za 2 igice cya 20 umurongo wa 1 kugeza ku 21. Insanganyamatsiko rero itubwira kuyoboza Imana inzira idukwiriye. Reka dusome hano ijambo. Bibiliya iravuze ngo bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawudi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Israeli, Abafilisitiya bose bazamuka bajya gushaka Dawudi. Dawudi abyumvise aramanuka ajya mu bihome. Abafilisitiya bari baje bagandaje mu kibaya cya Abarafa, maze Dawudi agisha Uwiteka Imana ati, nzamuke nera Abafilisitiya, urabatanga tubangabize. Uwiteka asubiza Dawudi ati, zamuka kuko nari ubure kubakugabiza Abafilisitiya. Dutambuke tujye ku murongo wa 22 ngo bukeye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri barembeza mu kibaya cya Barafa. Nabwo Dawudi agisha Uwiteka inama, aramusubiza ati, nuri uzamuke ahubwo ubace ikubo barasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira hejuru y'imitugunguru, uhereko uhutireho, kuko ubwo Uwiteka ari we akugabije akugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawudi abigenza atyo nk'uko Uwiteka amutegetse, atsinda Abafilisitiya uhereye Geba ukageza i Gezeri. Imana yacu ishimwe cyane. Amena. Mu by'ukuri bene data, iki ni igihe cyo gushaka umwami wacu, ni igihe
kugira ngo ibyo dukoze byose tubanze dushake icyo Imana ivuga ibyo dukora byose. Igihe abakristo tutakibona umwanya wo guterana nk'uko bikwiye kugira ngo twumve ijambo binyuze mu bwoko bw'Imana yatoranyije abapasiteri n'abashumba n'abandi bavugabutumwa, ubu tubona ubutumwa binyuze kuri YouTube, ariko igihe kirageze kugira ngo abantu bafate umwanya wo gusenga, abantu bafate umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, noneho binginga Imana mu byo bagiye kujyamo kugira ngo Imana yonyine ishobore kubabwira icyo gukora. Ubundi murabizi kera igihe cy'abahanuzi n'abatambyi, abantu bajyaga bafata umwanya wo kugira ngo bajye kumva icyo abahanuzi n'abatambyi Imana yababwiye ku bwoko bwayo. Ni nako ijambo ry'Imana ritubwira, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri iki gihe Imana ivugana natwe inyuze mu ijambo ryayo, ngo nangwa se ikavugana natwe igihe dusinzire dushyizwe mu mariri yacu. Ariko hano hari inzira nziza Imana ituyoboye yo kugira ngo tugishe Uwiteka Imana yacu inzira idukwiriye mu byo tugiye gukora. Niba ari bizinesi ugiyemo, wagombye gufata umwanya wo gusenga ukabaza Imana ikakubwira niba ibyo ugiyemo ari byo. Dawudi ngo aterwa n'Abafilisitiya bari batishimiye yuko yimye kuba umwami wa Isirayeli. Dawudi turamuzi mu bantu bakomeye. Dawudi yari umuntu watsinze intambara nyinshi, murabizi. Akiri n'umwana yabaye mu ishyamba aragiye amatungo ya se. Muzi ko yari afite ubutwari, yigize kwica ubu yica intare, yica ibintu byinshi cyane. Ni umuntu wishe Goliyati, yari afite inararibonye mu ntambara, ariko ntiyashaka gukoresha iyo nararibonye ye kugira ngo ajye kurwana n'Abafilisitiya. Yari ayoboye igihugu cya Isirayeli, yari afite ingabo, yari afite intwaro, byari bihagije kugira ngo Dawudi ashingire kuri ibyo ajye gutera Abafilisitiya. N'ubundi si bwo bwa mbere yarabatsinze, yabatsinze bakiri hamwe n'igihangange Goliyati. Ariko aravuga ngo igihe kirageze yuko numva icyo Imana ivuga kuri iyi nama. Afata umwanya ngo ajya mu gihome ajya gusenga, afata umwanya wo gusenga Imana. Imana aramubwira ngo zamuka ndabakugabiza. Ngo aragenda arabatsinda. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo hashize iminsi ntibanyurwa baragaruka, ngo Dawudi arongera asubirayo. Byari bihagije yuko Imana yari yamuhaye ubwahera. Imana yari yamubwiye ati ndabana nawe, kandi kuko yari yabonye ukuboko k'Uwiteka. Aragenda arabatsinda, ariko aravuga ngo nubwo wagarutse ngo reka nongere njye kwigisha Uwiteka Imana. None Imana yamubwira ngo Dawudi uyu munsi ngo ntabwo uri buzamuke nk'uko wabikoze ejo bundi, ngo banyura ngo ca ruhinga nyuma, ngo bace ikubo, ngo barasukireho. Ndamubwira ngo genda muraza gutunguka ku itongo ry'imitugumburo, ngo nugeraho wowe uceceke ntugire ikindi ukora, teke ndaza kubwira icyo gukora. Ngo hageze ndamubwira ngo niwumva ikiriri cyawe cy'ingabo nyinshi, ngo umenye yuko Uwiteka muri imbere. Hari ubwo duhaguruka tukajya mu bintu ariko tutazi niba tugendanye n'Uwiteka, tukagenda twishoreye. Ibyo tujyamo byose twagombye gushaka ese Imana ibirimo, Imana iri kumwe natwe, iradushyigikiye. Uyu munsi dufite ibibazo by'ingo nyinshi zisenyuka, ariko igihe kirageze kugira ngo ingo zishaka umwami Imana zisenye, ziyoboze inzira, zumve urushako rumeze ruti ibibazo birimo byakemurwa bite. Imana izaziyobora inzira. Dufite ikibazo cy'urubyiruko rumaze kubona ibiyobyabwenge. Ntabwo ababyeyi twebwe turananiwe, leta ishyizemo ingufu irananiwe, abana bafungiye zayoba n'ahandi. Ariko ntabwo bitanga umuti. Iki ni igihe cyo gusubira imbere y'Uwiteka kugira ngo tubaze Imana ese turakora iki. Uburere bw'abana, urubyiruko rw'u Rwanda twakora iki? Turashima leta iri maso, ariko leta nayo irananiwe.
munsi barabatwara ejo bavayo bakongera bagasubira mu biyobyabwenge. Rero igihe kirageze kugira ngo ababyeyi duhaguruke dusenge twinginge Imana tuyibaze ishobora kuduhishurira uburyo dushobora kurera abana. Inzira twabatoza ijambo ryatubwira ngo toza umwana inzira z'Imana akiri muto ngo azasaza atarazivamo. Niyo honyine dushobora dukeneye ubwenge buturuka ku Uwiteka bene data. Dukeneye kumva icyo Uwiteka avuga mu byo dukora bene data. Iki ni igihe cyo kugira ngo tuyoboze Imana inzira idutunganiye. Ibyo turimo dukeneye kumva konsepte, dukeneye kumva inama y'Imana, dukeneye kumva ijwi ry'Uwiteka. Ese Imana rero ivugaho iki ibyo turimo? Icyo ari igihe cya COVID kiyogoje isi yose, ibihugu by'amahanga byarateranye, umuti warabuze, urukingo rwarabuze. Ariko iki ni igihe cyo kugarukira Imana bene data. Iki ni igihe cyo gupfukama. Dawudi we yarivugiye ngo nuburiye amaso yanjye ku musozi ngo gutabarwa kwa nyirahari kwaturuka ku Mana yaremye isi n'ijuru, Imana ya Isirayeli. Bene data, iki ni igihe cyo kugira ngo dupfukame dushake igisubizo giturutse ku Uwiteka, turinde Imana. COVID iyi ngiyi yonyine izakizwa n'Imana yo mu ijuru. Imana yaremye isi n'ijuru ishobora gutanga igisubizo cya COVID. Nizera ndashidikanya hari abamaze gukora ubushakashatsi, abamaze gutangaza, ariko ku rwego rw'isi OMS ikavuga ngo ibi ntibiratungana. Ubushakashatsi burakozwe, turizera ko hashobora igisubizo, ariko igisubizo cyiza cyaturuka ku Uwiteka. Hari igihe hagize haba ibyorezo muri Israel, ariko abantu bagapfukama bagasenga, Imana igatanga umuti. Bene data, dusoza nagira ngo nta kundi gutabarwa kwacu kwaturuka, nta handi twakura ubujyanama, nta yindi nzira twacamo ukuye kuyoboza Imana inzira idutunganiye, kuyoboza Imana ibyo tugiyemo byose, kuyoboza Imana uburyo ingo zakubakwa, kuyoboza Imana uburyo abana bacu twabarera, kuyoboza Imana uburyo bizinesi tugiyemo niba ari ubushake bw'Imana, kuyoboza Imana buri kintu cyose iyo dukoze twebwe twaba tuzi ngo hari umujyanama uruta abandi bajyanama, uzi ibintu byose kuturusha, wihishura ibihishwe, wihindura ibihe, uwo niwe tugomba guhanga amaso. Ntabwo rero munyemerere dusoze dusenga Imana kugira ngo n'ikindi gihe dufate umwanzuro, imibereho yacu tuyegurire Uwiteka, ibyo twakora byose tujye dushaka ubujyanama bw'Imana. Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana yo kwiringirwa kandi Mana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana y'imbaraga, tugushimiye kuri Imana ifite byose mu kuboko kwayo, tugushimiye ko ari umujyanama mukuru, tugushimiye yuko uzi byose, tugushimiye ko uri Imana ihishura ibihishwe, tugushimiye ko uri Imana igenga ibihe, tugushimiye ko uri Imana iri hejuru ya byose. Tugushimiye umwanya tubayemo, tugushimiye kubw'ijambo tuganire n'ubwoko bwawe. Turakwinginze kugira ngo Umwuka Wera akomeze kurisobanurira abumvise iri jambo, kandi akomeze kuturindira mu buntu bwayo. Igihe cyose tuzongera guhura tuzarushaho gushima izina ryawe. Mu izina rya Yesu dusenze kandi twiringiye. Amen.